Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kudukurikira muri gahunda zitandukanye za Radio DC na TV10. Uyu mwanya w'ikiganiro iwacu mu ntara, ikiganiro tubagezaho byinshi tuba twarakoze mu nkuru zacu zitandukanye, abanyamakuru bacu baba baragiye bahura nabyo kuri tele birumvikana iyo bari hirya no hino mu ntara. Uyu munsi rero tugafatamo ingingo imwe tukaza kuyiganiraho, hanyuma tukaza kureba n'umutumirwa. Murabizi ko ariko dukunda kubigenza, hanyuma tukabasha kuganira muri uyu mwanya tuba dufite muri iki kiganiro. Iki munsi rero tugiye kuganira ku birebana n'itangazamakuru. Birumvikana nk'abanyamakuru tugiye kurese koko abanyamakuru dufite hirya no hino bafite ubushobozi bwo kugera ku baturage wo kuba babasha kuvuganira abaturage. Murabizi ko mubigenza abanyamakuru baje n'ibyo mubabwira, hanyuma namwe mukamutegereje ko biri butambuke. Turagira ngo turebere hamwe noneho kuko niba abanyamakuru kuko babasha kugera aho ngaho. Niyo mpamvu twabatumiriye umutumirwa. Birumvikana ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'itangazamakuru, niwe ugiye kudufasha kureba koko ko ibyo bikorwa uko abanyamakuru babasha kubakirwa ubushobozi cyangwa guhabwa ubushobozi nk'uko babifite mu nshingano. Muri iki kiganiro rero turi kumwe kandi na Sitio Ndori, ni umunyamakuru wa Radio na TV10 mu ntara y'Amajyepfo. Sitio, tuguhaye ikaze nawe muri iki kiganiro. Ngende Fulgence Kizuwera, birumvikana nk'uko dusanzwe dukorana muri iki kiganiro. Reka rero wenda tutari twajya kure tugitangira, manze mpikaze Peacemaker Mbungiramihigo, umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'itangazamakuru. Tuguhaye umwanya muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Tuguhaye ikaze kandi byumvikana. Namwe rwose kuba turi kumwe. Yego. Turagira ngo rero ari mwebwe duhite tunaheraho kuko mutangira mutubwira ubushobozi bw'itangazamakuru. Mumaze igihe mu itangazamakuru by'umwihariko, mumaze n'igihe mu buyobozi nabyo birumvikana. Turagira ngo ese mukurikije igihe kimaze abanyamakuru ko batangiye bagaragara nk'aho wenda bafite ubushobozi bukeya n'ubwo wenda butari bwaba bwinshi ku rugero rwifuzwa, n'inama nkuru y'itangazamakuru murabona itangazamakuru rigeze ku rwego kuko twavuga ko abaturage babasha kuvuganirwa, kuko babasha kurituma koko rikabagereza ubutumwa bwabo aho baritumye? Urakoze cyane, ndaboneraho umwanya wo gushimira ubuyobozi bwa TV10 na Radio 10 kuba badutumiye kugira ngo tuganirize abakurikirana ibitangazamakuru byombi bijyana n'iterambere ry'itangazamakuru, aho tuvuye, aho tugeze, ndetse n'icyerekezo dufite mu kubaka itangazamakuru twifuza by'umwihariko, ndetse no kubaka igihugu muri rusange. Nk'uko wari ubivuze, itangazamakuru rigeze ahashimishije ugereranyije n'aho tuvuye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, aho u Rwanda rwari rwarashegeshwe mu nzego zitandukanye, ndetse n'itangazamakuru naryo rigahungabana. Nyuma y'uko hagiyeho guverinoma y'ubumwe bw'abanyarwanda ikongera igasubiza u Rwanda ku murongo, abantu tukava ibuzimu tujya ibuntu, n'itangazamakuru ryari ryarashegeshwe, abarikoramo bamwe bazira jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, abandi barahunga. Dutangira bundi bushya kuryubaka, abagize amahirwe yo kubigiramo uruhare, nanjye ndimo, tangira kurwubaka dufatanyije na guverinoma, dushingiye kuri politiki nziza yo kubaka igihugu, ndetse na politiki nshya yagenze imikorere y'itangazamakuru mu Rwanda. Kuvaho rero jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 ihagarikiwe, hashyizweho ishuri ryigisha itangazamakuru ritabagaho, ritangira guhugura abazaba abanyamakuru n'abazagira uruhare mu iterambere ry'itangazamakuru n'itumanaho. Hakurikiraho n'andi mashuri, hakurikiraho gushyiraho politiki igenga itangazamakuru mu Rwanda. Nyuma y'inzibacyuho u Rwanda rwavuyemo, hajyaho guha uburenganzira ibitangazamakuru byigenga gutangira gukorera mu Rwanda, biza byunganira itangazamakuru rya leta mu kubaka igihugu. Noneho hasirwaho n'inzego rero zigamije iterambere ry'itangazamakuru, harimo n'inama nkuru y'itangazamakuru mu mwaka wa 2002, igira uruhare rero mu kongera ubushobozi, mu kugenzura itangazamakuru, mu kuriha umurongo, ndetse no gufatanya n'izindi nzego mu kubaka igihugu, ndetse n'itangazamakuru by'umwihariko. Ejo bundi rero muri 2013 habayeho ivugururwa rigenga iterambere ry'itangazamakuru, inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru ziravugururwa,
habaho kuvugurura itegeko rigenga iterambere ry'itangazamakuru, habaho kuvugurura amategeko atandukanye harimo itegeko riha uburenganzira abanyarwanda kugera ku makuru ku bibakorerwa, itangazamakuru naryo rikayahabwa uburenganzira mu guhabwa amakuru, ndetse n'abayobozi bagahabwa inshingano zo gutanga amakuru ku byo bakorera abanyarwanda. Abanyamakuru bahabwa urwego rukomeye rwita mu kugenzura abanyamakuru bigenzura ubwabo, n'amakuru y'itangazamakuru inahabwa rero inshingano zo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'abanyamakuru n'itangazamakuru muri rusange. Icyagaragaye nyuma y'ubushakashatsi bwakozwe subiza ikibazo wabajije, yego, nuko itangazamakuru riragenda rigira uruhare rukomeye cyane mu iterambere ry'igihugu rikorera abanyarwanda, ritandukanye na mbere aho itangazamakuru usanga rikorera leta, ariko none ubwo itangazamakuru rikorera abaturage, bararyibonamo, riba umuvugizi wabo, rikaba ijwi ry'abatagira ijwi, rigaba ikiraro gihuza abayobozi n'abayoborwa, rikaba ndetse n'ijisho rikurikirana niba gahunda za leta zishyirwa mu bikorwa n'abafatanyabikorwa bayo, ahakiri intege nke rikabigaragaza, n'ahari ibyagezweho byiza rikabitangaza, bikabera abandi icyitegererezo n'urugero mu kubaka igihugu. Gendeye ku bushakashatsi rero bwakozwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza RGB, buheruka gukorwa bugashyirwa ahagaragara muri 2018 ubwo twizihizaga umunsi nyafurika w'itangazamakuru, ubwo bushakashatsi bwagaragaje ko abanyarwanda bibona mu itangazamakuru kandi bagirira icyizere itangazamakuru kubera ko rikora akazi keza, nubwo birumvikana hakiri byinshi bigomba gukemuka, ku kigero cya 75%. Bigaragara ko abanyamakuru bakora umurimo ukomeye, yaba abakorera radiyo zimara kugera kuri 33, yaba abakorera televiziyo nazo zigera muri 13 niba ntibeshye, abakorera ibitangazamakuru byandika 40, n'abakorera ibitangazamakuru byandika bikoresheje murandasi hafi 80. Abo bose bakora akazi gakomeye gashingiye ku byo navuze mu guhugura abanyarwanda, mu kubaha amakuru ajyana n'ubuzima bwabo, ndetse no kubafasha kwidagadura no kuruhuka. Ubwo turongera tugaruke nanone aho itangazamakuru rigeze nk'uko wahoze ubibaza, mu gukorera abaturage, mu guteza imbere igihugu, no mu kugira uruhare rwo kuba umufatanyabikorwa wa leta, abikorera, abahagarariye imiryango itagengwa na leta, ndetse n'abandi banyarwanda muri rusange mu byiciro byinshi babarizwamo. Rigeze he rero? Itangazamakuru rero rigeze ahashimishije. Nanone ndagendera ku bipimo. Ibipimo urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza rwashyize ahagaragara, kuko ni ibipimo bishingiye ku cyo bita Rwanda Media Barometer, bikorwa buri myaka 2. Ibipimo byatangiye gushyirwa mu bikorwa muri 2013, nyuma yaho bongera kubishyira ahagaragara muri 2016, nyuma yaho bongera gushyira ahagaragara ibiheruka muri 2018. Iyo tuvuga iterambere ry'itangazamakuru tuvuga byinshi muri byo, harimo kwisanzura kw'abanyamakuru mu gukora akazi kabo ntawe babangamira, mu bigeze ku kigero cya 81%. Iyo uvuga iterambere ry'itangazamakuru ntiwakwibagirwa no kuvuga uruhare abanyamakuru bagira mu kugeza amakuru ku banyarwanda, uruhare bagira nk'uko nahoze mbivuga mu guha urubuga abantu bose mu bwisanzure, bakagira uruhare mu kugaragaza aho igihugu kivuye, aho kigeze n'aho kigana, mu kwiyubaka kwabo, ni ukuvuga mu bunyamwuga bwabo bwo gukora akazi kabo bashingiye ku cyo amabwiriza n'imirongo migari igenga umwuga no kubahiriza itegeko ribagenga byarazamutse ku giti cya buri munyamakuru, bigera hafi kuri 75 birenga. Ariko noneho nk'igitangazamakuru ubwacyo cyangwa ibitangazamakuru muri rusange navuze mu kanya, biri kwiyubaka, ni ukuvuga uko byubaka mu bushobozi bw'imari, bw'ibikoresho, bw'abakozi, nabyo ni intambwe ishimishije yatewe n'ubwo tugifite urugendo. Muri 2013 ibitangazamakuru byari bigeze ku kigero cya 51 mu kwiyubaka, bwa bumenyi, bwa bushobozi bw'ibikoresho, kwa gucunga neza ibyo bifite nk'imari, ibikoresho n'abakozi,
kurushaho gukora uko amateka biteganya n'uko umushinga wose umuntu akora wamufasha byaba biri kuri 51 urumva ko byaba bikiri hasi. Nyuma rero ko inama nkuru y'itangazamakuru rero ihaye inshingano nshya zo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru, ikafatanya n'izindi nzego birumvikana y'amashuri yigisha itangazamakuru y'abafatanyabikorwa batanga umusanzu wabo mu kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru no gutanga inkunga zabo, ndetse urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza nabo rugatanga umusanzu warwo mu kubaka itangazamakuru. Murabizi ko buri mwaka hatangwa ibihembo ku banyamakuru, murabizi yuko urwo rwego rutanga inkunga ku mashyirahamwe y'abanyamakuru, murabizi yuko urwo rwego runatanga n'inkunga ku bashinga ibitangazamakuru kugira ngo birusheho gutera intambwe. Muri 2016 ubwo ubushobozi bwayirushagaho kwiyubaka, ibipimo byatugaragarije mu bushakashatsi bwakozwe ko byavuye kuri 51 muri 2013 noneho bikagera kuri 2016 ku kigero cya 59. Ariko noneho igishimishije nuko ejo bundi muri 2018 hiyongereyeho ubushobozi tugendeye kuri ubwo bushakashatsi bigera kuri 68. Yego, biragaragara ko urugendo ari rwiza nubwo tugifite byinshi bigomba gukosorwa, nkuko nahoze mbivuga tugomba gushyiramo imbaraga. Tukaba twishimira rero yuko mu mubare w'abanyamakuru bagera kuri 900 barenga bahawe amakarita bagenga yemera ko nyine ari abanyamakuru, nk'uko urwego rw'igihugu nakwita rw'abanyamakuru bigenzura rwabitangaje. Ubona bakora umurimo mwiza, ariko birumvikana ibitangazamakuru bakorera nabo bikeneye kongera kwiyubaka, bikeneye guhindura imikorere kugira ngo itangazamakuru rirusheho gushingira ku bufatanye bw'ibyo bitangazamakuru. yego, Amaradiyo akagira ubufatanye mu mishinga itandukanye yateza imbere amaradiyo, buri cyiciro cy'amaradiyo, yaba yigenga, yaba akorera ubucuruzi, yaba yihaye Imana, akora icyo nakwita gutanga ubutumwa bushingiye ku iyogezabutumwa, yaba akorera abaturage, yegereye abaturage mu ntara zitandukanye. Iterambere ry'izo nzego zose zitandukanye z'itangazamakuru rizashingira cyangwa rishingira ku bufatanye. Ku bufatanye kuko nta mugabo umwe, hagomba kubaho kwishyira hamwe, gushyira imbaraga hamwe, gukora imishinga bahuriyeho yarushaho gutuma batera intambwe, none abafatanye ko bakaza babunganira. Muri abo 900 barenga rero bahawe amakarita abemera ko ari abanyamakuru, barimo 230 barenga b'abagore n'9 239 b'abagore. Nabo turabyishimira kuko iyo uvuga iterambere ry'itangazamakuru ntuvuga abanyamakuru gusa b'abagabo, uvuga n'abashiki babo b'abagore. Nabyo ni iterambere naryo twishimira kuko uko abagore bagenda batera intambwe mu gihugu, n'itangazamakuru bamwe muri bo bagenda bagira uruhare mu kugaragaza ko bashoboye, bagatanga umusanzu nabo mu kubaka itangazamakuru twifuza. Muri bo hakaba bagera ku 10 mu bagore 239, 10 bashinze ibitangazamakuru byabo. Nabyo ni ibintu bishimishije, ibintu bishimishije mu gihe mbere muri 2013 nta muntu n'umwe w'umugore cyangwa igitsina gore wari ufite igitangazamakuru. Nagaruka nanone sozaho mu mibare yuko muri abo 900 barenga harimo abarenga 350 bitabiriye itorero dutegura dufatanyije n'ishyirahamwe ry'abanyamakuru ndetse n'izindi nzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru ndetse na leta, kugira ngo twubakire umwuga wacu w'itangazamakuru ku ndangagaciro ziranga abanyarwanda, ku mateka y'igihugu cyacu kiyubaka, ku gushaka ibisubizo ku bibazo dufite, none abafatanyabikorwa bakaza batwunganira. Iryo torero rikaba ryatanze naryo umusanzu mwiza mu gufasha itangazamakuru mu gushaka ibisubizo, noneho abafatanyabikorwa bakaza bunganira iby'itangazamakuru nabwo naryo rimaze kugeraho. Icyo nacyo tukaba ari cyo mu byo twishimira itangazamakuru rigenda rigeraho. Ibindi turabigarukaho mu kanya. Yego, murakoze cyane. Ni byinshi muraza kumbora turi buze kubasubiza mu mateka y'itangazamakuru kuko muranayazi uko biri kose. Ariko umuturage aba yibaza wa mugani iyo abanyamakuru avuga ati abanyamakuru babaye benshi, abanyamakuru barigishijwe, abanyamakuru bari gukorera hirya no hino mu gihugu, ibitangazamakuru byabaye byinshi bakiyoza, ariko ubundi leta ikorera neza abaturage, ubundi birakwiye ko abanyamakuru baba benshi mu gihugu, ubundi bafasha iki abaturage? Ku ubwinshi bw'abanyamakuru ntago ari bibi,
ubwinshi bw'ibitangazamakuru nabwo ntabwo ari bibi, nacyo ni kimwe mu bipimo bigaragaza ko hari urubuga rusesuye rwo gukoreramo itangazamakuru, nk'uko no mu zindi nzego zigamije iterambere ry'igihugu abantu iyo bashora imari mu guteza imbere igihugu, yaba mu bikorera, ubwinshi bwabo bukiyongera, imisoro igatangwa, akazi kakiyongera, n'itangazamakuru ni kimwe. Ubwinshi bwabo si bubi, ariko noneho icyo twifuza ni uko ubwinshi bw'itangazamakuru n'ubwo abanyamakuru bugendana, birumvikana na mikoro y'igihugu, bugendana na mikoro y'abashinze ibitangazamakuru, kandi bugendana n'icyo abanyarwanda bifuza. Twifuza nanone ko ubwo bwinshi bw'ibitangazamakuru n'abanyamakuru nk'uko nari mbivuze bugendana n'ireme ry'ibyo bakora, umurimo unoze kandi ukozwe neza niwo twifuza. Ireme ry'ibitangazwa y'amaradiyo, ibyo zitangaza, amateleviziyo ibyo zitangaza, yaba ndetse n'ibinyamakuru cyangwa ibitangazamakuru bikoresha murandasi, nabyo ibyo bigaragaza bigomba kugendana n'ireme, ntibibe ubwinshi bw'umusururu cyangwa budatanga ubwinshi bw'umusururu budatanga umusururu, butagira umusururu mwiza. Turifuza rero itangazamakuru rifite imbaraga, rigira ijwi rigaragara, kandi n'abarishinze bashinze ibitangazamakuru bakunguka. Imari bashyizemo, ubushobozi bashyizemo bw'ubumenyi, ubushobozi bw'amafaranga n'ibikoresho bukunguka bukabungukira. Icyo twifuza, icyo ni kimwe. Icya kabiri, twifuza ko batanga n'uwo musanzu mu kubaka igihugu. Niba ari abashinga ibitangazamakuru bagatanga umusoro, nabo bakubaka igihugu, bagatanga akazi, abanyamakuru bakagira akazi keza, kabahemba neza, niyo kabahemba make meza ariko azira igihe, bakagira n'iyo kontra cyangwa ayo masezerano y'umukozi n'umukoresha, bakagira ubwo bwiteganyirize bw'abakozi, bakagira ubwo bwiteganyirize bw'indwara, ubwishingizi bw'indwara cyangwa bw'ubuzima. Ushobora kugira igitangazamakuru kikagira abakozi bake kandi beza, kandi ushobora no gukoresha, kandi ukabaha n'ibyo uburenganzira bw'amategeko bubasaba kandi ubemerera. Yego. Aho kugira ngo ugire benshi utazabasha gukoresha, cyangwa ugire ibitangazamakuru byinshi bitazagira umusaruro. Wenda mukiri kuri icyo kintu kijyanye n'ireme ry'ibyo batanga cyangwa se baha abaturage, cyane cyane ndagaruka ku binyamakuru bikorera kuri murandasi. Akenshi uri hanze hano abaturage bakubwira ko bitabaha rya reme tuvuga, ahubwo ko biba ari byinshi cyane. Mu gitondo umuntu abyuka ukabona ikinyamakuru, ubonye ikinyamakuru utaruzi, ariko wareba ireme ry'ibyo batanga ugasanga riri hasi cyane. Wajya no ku bushobozi bwabyo ugasanga ntabwo, yaba bivuga byo gutanga akazi, ugasanga umuntu niwe ntushobora kumenya hano umuntu hari ibintu byanditswe byaturutse aho akorera, abakozi afite, ugasanga niwe muyobozi w'igitangazamakuru, niwe mwanditsi mukuru, niwe muri pota. Rya reme ntiriri gupfa cyane, ni nawe kontabure byose. Ibyo bibazo biriho turabizi. Twabikoreye n'ubushakashatsi yaba inama nkuru y'itangazamakuru kugira ngo dushyire mu bikorwa inshingano twahawe zo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Muri 2013 twakoze ubushakashatsi dusanga bimwe mu bibazo bibiri ari byo bikwiye kuba byashyirwa mu bikorwa mu gushaka ubumenyi, ubushobozi, kubwongera. Kimwe ni ireme ry'ibitangazwa nk'uko bivuze, icya kabiri ni imicungire y'ibitangazamakuru itagendana n'igihe cyangwa itagendana n'uko umushinga wose ucungwa uko wakagombye kubucungwa. Ibyo bibazo rero twagerageje kubishyira mu byiciro, icyiciro nyine cy'ireme ry'ibitangazwa ndetse n'imicungire y'ibitangazamakuru. Dukora imfashanyigisho zizagenderwaho mu guhugura yaba abanyamakuru kugira ngo bongere ireme ry'ibitangazwa, ndetse n'abashinze ibitangazamakuru cyangwa biyobora kugira ngo banoze imicungire y'ibitangazamakuru, yaba iy'abakozi, yaba imicungire y'amafaranga, yaba imicungire y'ibikoresho, ndetse n'imicungire y'imishinga igamije kubateza imbere. Icyagaragaye ni uko hari abagerageje kugendera ku bushobozi twagiye tubaha mu mahugurwa atandukanye n'imfashanyigisho twabahaye, bakagerageza guhuguka no kugendana n'icyo amategeko asaba, n'icyo amabwiriza asaba, n'icyo umushinga ugusaba mu kuwushyira mu bikorwa.
bagenda bongera imikorere myiza, icyo bikaba byaratanze umusaruro. Icyo ni kimwe. Ariko hari n'abandi bagumye muri ya mitekerereze kuvuga ngo nashinze igitangazamakuru kugira ngo ngire adresse cyangwa ngire aho mbarizwa. Niba habaho inama nanjye nyitabire, niba hari amafaranga atanzwe y'abitabira inama nanjye nyagireho, niba hari aho bakiriye abantu tubivuge uko byagiye bibaho, ugasanga niwe uri aho nawe utegereje icyo kurya. Hari abagize ibyo bitekerezo, hari bamwe bakibigira, cyangwa akavuga ngo reka nshinge igitangazamakuru kuko nzahabwa amahugurwa n'inama nkuru y'itangazamakuru, cyangwa nzitabira gahunda zitandukanye ziba zigenewe abanyamakuru. Icyo gihe icyo cyerekezo uba ufite nk'umuyobozi w'igitangazamakuru cyangwa gishinzwe kiba kiri hasi, ntabwo kiba gifite icyerekezo kizima. Ejo ubundi twakoze amahugurwa y'abahagarariye ibitangazamakuru cyane cyane Kubaka, tumarana icyumweru Musanze tubigisha uburyo bagomba kunoza imicungire y'ibitangazamakuru byabo, yaba amaradiyo, yaba televiziyo, yaba ibinyamakuru byandika n'ibikoresho murandasi, bavuze ko bigenda byiyongera bigeze hafi kuri 80. Tubabwira ko igitangazamakuru umushinga nk'indi, tubabwira ko umushinga nk'uwo utegurwa neza, ukagira icyerekezo, ukagira imari shingiro, ukagira abakozi, ukawucunga ugamije inyungu, ukawucunga ugendana n'ibihe, ukawucunga ugendana n'amahirwe uhabwa, yaba urubuga leta iba yarashyizeho n'abafatanyabikorwa bayo kugira ngo abantu bakore ubucuruzi cyangwa bakore imishinga yabo, yaba icyo abanyarwanda uzakorera bagutezeho, ibyo byose ukabirebaho, ukagenda ureba n'ayo mahirwe ikoranabuhanga dufite ubu ngubu rigenda riduha mu kurikoresha kugira ngo witeze imbere, ukareba n'icyo wakora nk'agashya gatandukanye n'ibyo abandi usanze ku isoko bari bafite, kugira ngo ureshye abo uzakorana nabo, yaba abafatanyabikorwa bazayo gufasha mu mishinga yawe, cyangwa abo ukorera ari bo banyarwanda bazagusoma, bazagukurikira, bazanumva ibiganiro uzajya utegura, yaba kuri televiziyo n'ahandi. Ibyo byose turabibasobanurira, barisuzuma, baravuga bati koko ibyo mutubwira ni ukuri, dukwiye guhindura imikorere, imitekerereze n'imyitwarire mu buryo dukora itangazamakuru. Ni naho rero twanagarutse kubabwira tuti aho wava aho wajya hose ugomba gufatanya n'abandi, kuko kwishyira hamwe, gukora imishinga abantu bahuriyeho, gushaka abafatanyabikorwa mugirana icyerekezo kimwe, umwe akazana imari ye, undi akazana ibikoresho, undi akazana ubumenyi bw'abakozi, niho tugana, niho hazatuma dutera intambwe iduteza imbere kandi ikatuganisha ku itangazamakuru twifuza. Icyo rero twakigarutseho, abashaka guhinduka barahinduka, ariko udashaka guhinduka nawe azasigara inyuma. Birumvikana. Wenda mwubaka ubushobozi bw'itangazamakuru ni byiza, buri gihe cyose muba mufite gahunda yo guhugura abanyamakuru, ari abari mu murimo, ntikiriza hari abanyamakuru mureba n'abari mu murimo, ntabwo ari abagiye kuwinjiramo. N'abawinjiramo bo bahabwa amahugurwa n'amashuri yigisha itangazamakuru, abawinjiramo noneho tukanabafasha bagisoza amashuri yabo ya kaminuza, kubaha umwanya n'urubuga wo gukora icyo nakwita kwimenyereza umwuga, twifashishije dufitanye ubufatanye n'ikigo gishinzwe iterambere ry'igihugu RDB, kikaba rero gifite ishami rikurikirana gufasha urubyiruko n'abagisoza kaminuza batarabona akazi kwimenyereza umwuga mu gihe cy'amezi 6. Bararangiza rero amashuri y'itangazamakuru bahabwa nyine igihe cyo kwimenyereza mu gihe cy'amezi 6. Ubu rero nabo tuba dufatanya nabo kugira ngo ibitangazamakuru bibakiriye bibamenyereze, abagaragaza ubushobozi gukora neza no gukora koko bagaragaza icyo bashoboye, babona akazi benshi. Ni icyo rero nagira nongereho ku bufatanye tugirana mu gufasha abakirangiza amashuri. Wenda ikintu nindaga kuvugaho, ni ukuvuga muri abo banyamakuru bose muri kutubwira muti wenda harimo n'abadashobora guhita bahinduka ngo bahinduke kwigisha no guhoza ibyo byose, nabo nyuma bazahinduka, ariko ikintu abaturage batunenga twebwe ubwacu nk'abanyamakuru banenga itangazamakuru muri rusange, ntabwo abanyamakuru bamanuka ngo bagende bagere ku baturage. Twebwe nka radio na TV10 dufite abanyamakuru mu ntara zose, ariko abanyamakuru bacu ikintu batubwira, hari ahantu umunyamakuru agera hasi iriya ahantu mu mudugudu, abaturage bakangura ko ari bwo bwa mbere babonye umunyamakuru, barangiza bakumva izi radio zingana gutya zihari, televiziyo zingana gutya zihari, ibinyamakuru byandika, umubare w'abanyamakuru mutubwiye basaga 900 bari
bamaze kwiyandikisha ko bakora itangazamakuru ariko umuturage akaba yakubwira ati ni ubwa mbere umunyamakuru akandagiye muri uyu mudugudu wacu. Murabona hatari ikibazo cyo kugira ngo abanyamakuru babashe kwegera abaturage bareke gukorera ahangaha mu mujyi ngo tujye tubona bari gukora inkuru ngo habaye inama imeze, yego nabyo birakenewe, ariko nibura bazamuka bavuga bati abaturage bahangaha baravuga ko ikibazo bafite ari iki ngiki. Iki kintu murabona cyo kidakenewe mu itangazamakuru ry'u Rwanda? Kirakenewe, ni nabyo inama nkuru y'itangazamakuru dufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa dukora. Nk'ubwo iyo duteguye amahugurwa tufata icyumweru cyose abanyamakuru bagakora amahugurwa y'ubumenyi ngiro abafite intego zikurikira. Iya mbere ni ukongera ubumenyi bw'ibyo batangaza, ubumenyi ku byo batangaza. Ni urugero nk'ubu ejo bundi kuri wa mbere tuzategura amahugurwa ku bijyana no gufasha abanyamakuru kugira uruhare mu bukangurambaga ku bibazo byugarije abanyarwanda kandi na gahunda leta igenda ishyira mu bikorwa mu kubikemura, birimo ibibazo byo kugwingira kw'abana, ibijyana n'inda ziterwa abana, cyangwa ibibazo bijyana no kuharanira umutekano usesuye w'abanyarwanda kugira ngo bagire imirire myiza, ibibazo bijyana no gusobanukirwa neza n'uruhare abanyarwanda agomba kugera mu butabera, mu mutekano muri rusange. N'urugero ntanze, iyo tuzanye abanyamakuru nk'abo ngabo mu mahugurwa nk'ayo, cyambere tuba tugamije nk'uko naze mbivuga ni ukubaha ubumenyi kugira ngo batangaze ku bintu bumva neza, kuko iyo uri umunyamakuru uri nk'umwarimu, uri nk'umuyobozi nk'uko nabigarutseho, ntabwo watangaza cyangwa wigisha ibyo utumva. Icyo gihe tubaha ubumenyi, bakungurana ibitekerezo n'impuguke ku byo badasobanukiwe, bamara kubyumva neza tukaba n'imfashanyigisho bazifashisha mu gihe bazaba batara amakuru. Icya kabiri, tubafasha kugera mu ntara, mu turere, mu mirenge byashoboka, ubushobozi bushobotse no mu kagari bakaba bagera mu ntara zitandukanye kugira ngo babashe kwegera abaturage nk'uko wari bivuze, kuko itangazamakuru ntabwo rigomba gukorera muri Kigali gusa, ni itangazamakuru ry'abanyarwanda, kuko ubushobozi bw'ibitangazamakuru butaragera ahashimishije ku buryo buri gitangazamakuru kigira ugihagarariye mu ntara byibura cyangwa mu turere. Ayo mahugurwa yo tubafasha no kugera aho amakuru aherereye, bakaganira n'abaturage, bakaganira n'abayobozi kuri gahunda za leta, bakanafatanya mu kuzigaragaza izagezweho, izigifite inzitizi bakagaragaza ko bikenewe gushyirwamo imbaraga. Abaturage nabo bakabona umwanya wo kuganira n'abanyamakuru, kuko abanyamakuru n'ijwi ryabo nibo bakorera, kandi bakabona n'umwanya wo kuganira n'abayobozi. Icyo ni icya gatatu, kuko iyo baganira n'abayobozi no gushyira mu bikorwa rya tegeko rigenga uburenganzira ku banyamakuru kugera ku makuru babegezeho, ndetse n'abayobozi bubahiriza na za nshingano zabo zo gutanga amakuru nk'uko itegeko ribasaba, nacyo kiba cyagezweho. Ikindi nanone byubaka ireme ry'ibitangazwa, bya bindi twavugaga ryabaye inzitizi mu iterambere ry'itangazamakuru. Ayo makuru rero batara mu mahugurwa akora y'ubumenyi ngiro atuma n'ireme ry'ibitangazwa, yaba amaradiyo aba yahagarariwe, yaba televiziyo zahagarariwe, yaba ibinyamakuru byandika cyangwa n'ibikoresha murandasi byahagarariwe. Ireme ry'ibitangazwa byazamuka noneho ibitangazamakuru bigahabwa umwanya ukwiye koko mu buzima bw'igihugu, uko bikora akazi uko bikwiye. None iki nanone byubaka n'ubufatanye bw'abanyamakuru mu gukora, kuko iyo tubajyanye muri ayo mahugurwa y'ubumenyi ngiro tubafasha gukorera hamwe. Niba ari inama y'ubwanditsi bakora mu gitondo mbere yo kujya gutara amakuru, bayikorera hamwe, bakungurana ibitekerezo ku makuru bagiye gutara, no ku mugoroba bavuye nanone mu ntara, mu turere, mu mirenge, nabo bakongera bagakora indi nama yo gusuzuma ibyo bagezeho uwo munsi, ibyo bakeneye kunoza, barangira bagakora n'inkuru hamwe. Inkuru nziza bati turayemeye, inkuru igifite ibibazo bakayikosora. Gukorera hamwe tukabibigisha kandi tukabafasha kumva ko gukora umwuga nk'uyu bisaba gukora hamwe kugira ngo murusheho kunganirana, ufite ubumenyi burenze ubwundi akabusangiza undi, n'ufite intege nke bakabasha kumufasha, bityo bakubakira hamwe itangazamakuru twifuza. Icyo rero ni kimwe gituma muri make bya bibazo bari bibajije bigenda bishakirwa ibisubizo, tukaba twarabonye bitanga umusaruro. Ikindi nanone ni uko bwa buvugizi abaturage baba bakeneye ko itangazamakuru bakorera barabukorerwa, kuko abanyamakuru baba bahuye nabo, no kubabera ijwi ryabo. N'icyo kiraro gihuza abayobozi n'abayoborwa nacyo
iyo ntego iba yagezweho. Tukifuza rero ko ubwo bufatanye bw'inzego zitandukanye n'inama nkuru y'itangazamakuru bwahoraho, noneho bityo n'izindi nzego zikamenya ko kugira ngo zigere ku nshingano zazo, yaba iza leta, abikorera n'abahagarariye imiryango itagengwa na leta, ko icyo bageraho cyose mu gushyira mu bikorwa inshingano bafite batabigeraho batafatanyije n'itangazamakuru. Tukabasaba ko barushaho gushaka inkunga ariyo yose mu igenamigambi ry'ibyo bakora, bakagenda n'inkunga y'ingengo y'imari igamije iterambere ry'itangazamakuru, igamije kubaka itangazamakuru, igamije no kongera ubumenyi itangazamakuru kugira ngo babe koko abafatanyabikorwa b'itangazamakuru. Twese kuko dukorera umunyarwanda umwe, dukwiye gutariza umugozi umwe kugira ngo yaba umunyamakuru, yaba itangazamakuru, yaba abayobozi, yaba leta, abafatanyabikorwa n'abikorera, bose twese dukorera umunyarwanda umwe, dufatanyije n'itangazamakuru kuko rigira uruhare rukomeye, twazagera heza twifuza. Yego. Wenda kuri ibyo mubajyanira rimwe, muze kumfasha kubajyanira rimwe ko icyo gihe wenda bazagera ku nkuru zicukumbuye, kuba bagiye uwo munsi bagahurira hamwe namara icyumweru cyose biragoye kugira ngo bazagere ku nkuru zicukumbuye, bakunda umunyamakuru yijyana akajya gucukumbura ari wenyine, biragoye. Ibyo byo nibyo, ariko noneho icyo dukora twebwe nk'inama nkuru y'itangazamakuru ni ukububakamo ubwo bumenyi. Noneho nabo nk'ibitangazamakuru bwo kimuhanakaza imvura ihise, nabyo bikwiye kwishakamo ibisubizo n'ubushobozi igihe bishoboka, kuko hari ibitangazamakuru bishoboye ariko hari n'ibindi bitaragera kuri urwo rwego. Twaganiriyeho n'abafatanyabikorwa, dusanga hakwiye kubaho ubufatanye bw'ibitangazamakuru. Mushobora kuvuga nk'ibitangazamakuru 2, 3, 4, 5 gukora umushinga mukawushyikiriza abafatanyabikorwa, bakawutangaho amafaranga yo kubafasha kuzakora za nkuru zicukumbuye, bijya bikorwa. Igitangazamakuru bwacyo gishobora kutabishobora, ariko ibitangazamakuru byinshi bikoze nk'umushinga umwe, nkuko nabivugaga, amaradiyo, televiziyo, ibinyamakuru byandika, bikoresha murandasi, bashobora kubikora. Natanga urugero, hari indi miryango iharanira iterambere ry'itangazamakuru igikora imishinga nk'iyo ngiyo mu Rwanda, bagahuza abanyamakuru, bagakora umushinga bahuriyeho, barangiza bakabona n'amafaranga azabafasha kujya gucukumbura ikibazo kiri mu baturage. Iyo mishinga rero abafatanyabikorwa barayishyura, bayitangaho amafaranga. Icy'ingenzi ni uko mukora imishinga mufite icyerekezo kimwe, mufite intego imwe, noneho n'abashyira mu bikorwa mukaba mufite abantu bafite ubushobozi n'abatawufite buhagije mukabahugura. Byose iyo ukoze imishinga, ngiye wakoranye n'amashyirahamwe y'abanyamakuru, nkaba umunyamakuru nkanabyigisha, nkaba nshinzwe n'inama nkuru y'itangazamakuru, nabonye umwanya uhagije wo gukora imirimo nk'iyo, ndikora ubushakashatsi nsanga bishoboka. Igisigaye nk'uko nabibagiramo inama cyane cyane abahagarariye ibitangazamakuru, by'umwihariko abayobora n'abashinzwe ibitangazamakuru bakora imishinga. Abafatanyabikorwa bariteguye kuko babona uruhare itangazamakuru rifite mu iterambere ry'igihugu. Iyo bikoze rero bya bibazo bavugaga by'ubushobozi bwo gukora inkuru zicukumbuye, kuko zisaba amafaranga menshi n'igihe gihagije, birashoboka. Icy'ingenzi ni ukubikorera igenamigambi, ukabyiha igihe, noneho ukabasha kuba wakora icyo washatse kugeraho, kuko nkuko naze bivuga, nta mugabo umwe. Igihe cyose ukeneye inkunga ugaragaza icyo ushoboye, undi akaza kunganira. Hari ibijyanye wenda nze kubw'umwanya gato mbaje iki kijyanye n'abagaruka muri ayo mahugurwa, ugasanga abantu bahora bakora amahugurwa n'abantu bamwe. Icyo ni nacyo nendaga kuvugaho nanjye, ukabona nkanjye ukorera mu ntara, ugasanga ni babandi igihe ubana ahurahugurwa ndakigaruka abifata gute? Si ntabwo ibyo yahuguwemo ntarabifata, kandi haracyari abandi bashyashya bakeneye nabo guhugurwa. Wenda gato cyane yese kugira ngo ntakibagirwa mu bice rimwe. Hari igihe ujya gusanga abo bayobozi b'ibyo bitangazamakuru, akenshi abo ngabo twavugaga, ujya gusanga umuyobozi mukuru, n'umwanditsi mukuru, n'umukuru ntabwo, ugasanga uwo nguwo ntashobora gutuma niba ari n'abakozi akoresha, niba hari abana bari muri stage babandi mwatubwiraga mugenda mubaha, nta muraza muri ayo mahugurwa. Abo bantu nibo bahora bagaruka muri ayo mahugurwa, n'umuyobozi uza muri ayo mahugurwa, kandi ntabwo ari we wagakwiriye kubahugurwa buri gihe, kuko wenda we twavuga ko yamaze kumenya, ahubwo yarakwiriye kohereza abakozi be nabo bakazamurirwa ubumenyi, bakagira icyo bari bukore, bakamuha ibibyara umusaruro. Iki kibazo cyo ntabwo mujya mukibona mu mahugurwa? Twarakibonye ndetse twanagifatiye n'ingamba, kuko iyo dutegura amahugurwa tutanga ubutumire ku bitangazamakuru
bitandukanye kugira ngo bihabwe ubwo bushobozi bibashe kwiteza imbere. Ikibazo rero twabonye nk'uko mubigaragaje ni uko bamwe muri bo bashaka guhitamo kujya bakurikirana amahugurwa kuko babibonamo inyungu. Icyo rero twahisemo kugikemura dute. Twakoze icyo nakwita navuga ngo icyongereza twakise database system, ni ukuvuga uburyo bw'ikoranabuhanga budufasha gukusanya amakuru dushingiye kubitabira amahugurwa. Amahugurwa tumaze gukora mu gihe cy'igihembwe kimwe yitabiriwe n'abandi, tuba dufite liste yabo, urutonde rwabo, aho bakomoka, ibyo bahuguwemo ndetse n'imyanzuro yavuye mu mahugurwa bitabiriye, tukabishyira muri ubwo bushakashatsi cyangwa tukabishyira muri iyo kusanyamakuru, ku buryo iyo twongeye gutanga ubutumire ku banyamakuru twifuza guhugura, tugiye dushingira kuri bimwe mu duhabwa n'ubwo bushakashatsi twahawe mu ikusanyamakuru y'ibitangazamakuru byose, nk'uko nabibabwiye, amaradiyo 33 arenga, televiziyo igera kuri 13, ibikoresha ikoranabuhanga 80, ibyandika hafi 40. Buri gitangazamakuru twagisabye kuduha amakuru y'abakozi bafite, abahuguwe, abakeneye amahugurwa, ibyo bakeneye guhugurwamo n'iki, noneho tukabihuza nayo n'aya makuru natwe dufite y'amahugurwa dutegura buri munsi. None icyo dukora ni iki? Ni ukuvuga ngo hari amahugurwa dusaba ko abayobora ibitangazamakuru baduha abantu, twababwira tuti nimuduha uwitabira amahugurwa n'aya ntabwo tuzamwakira, turifuza umunyamakuru mushya. Ubwo ni bwo buryo bwa mbere twashatse bwo gukemura ibibazo by'umuntu witanga nk'umukandida w'amahugurwa turi gutegura akagaruka, kandi atari we wakagombye kuba agaruka, ahubwo agomba guha n'amahirwe undi mukozi akoresha. Icyo ni ikindi twafashe nk'ingamba. Icya gatatu twafashe nk'ingamba ni ukureba amahugurwa asaba ko niba wakurikiye icyiciro cya mbere ugomba no gukurikira icya kabiri n'icya gatatu kugira ngo ugere ku rwego rushimishije twita ko ugeze ku rwego rw'ubuzobere. Aho rero ahubwo biba ngombwa ko tugarura n'uwakurikiye icyiciro cya mbere agakurikira icya kabiri kugira ngo agendere ku murongo wo kuzuza neza ibyiciro uko ari bitatu. Ariko ayo mahugurwa amenshi dukora ntabwo ari nk'ayo, ariko nayo ni gahunda dufite y'imyaka 5 iri imbere. Nyuma y'imyaka 5 tumaze dukora gahunda yo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bitandukanye. Icya kane twakoze nanone, ubu noneho dusigaye dukora uburyo bwo gusaba abakora umwuga w'itangazamakuru bose mu byiciro bitandukanye babarizwamo, cyane cyane abanyamakuru mu byiciro byabo. Yari amahugurwa agenewe abayobozi, tuyateganya nyine agenewe abayobozi. Yaba ari amahugurwa agenewe abanyamakuru basanzwe, nawe tukayateganya agenewe abanyamakuru basanzwe. Ubu rero twashyizeho uburyo bumeze gute, gukora ipiganwa, ugapiganwa kuzakurikirana ihugurwa. N'ibi bintu bisanzwe vuga ngo nohereje ubutumire uhagarariye igitangazamakuru cyangwa ukiyobora ngo umunyamakuru ukora inkuru z'ubutabera n'urugero niwe dukeneye muri amahugurwa, cyangwa umunyamakuru ukora inkuru zijyana n'ubuzima. Oya, twaravuze tuti noneho reka duha amahirwe ukora cyangwa ushaka gukora amahugurwa mu cyiciro runaka abipiganirwe na bagenzi be. Kubipiganirwa ubwo muzana cyangwa muzana ngiye gusobanura n'uburyo bundi namwe twazanye uzarushaho gutuma twirinda abantu baza avuga ngo ngenje gukurikira amahugurwa kuko nshobora kubonamo n'amafaranga n'urugero. Icyo dukora ni iki, dushyiraho ibigenderwaho kugira ngo aya mahugurwa ube umukandida wapiganirwa kuyakurikirana. Twabishyizeho, tumaze kubishyiraho dutanga itangazo ku mbuga zose zigamije guhuza abanyamakuru ngo nimutange amakandida cyangwa mutange ibyifuzo byanyu uko mwifuza kuyakurikirana. None icyo twakoze turangije gushyiraho ibigenderwaho, itangazo tumaze kurishyira ahagaragara, abatanze abakandida cyangwa abitanzeho abakandida twakira urutonde rwabo, dushyiraho itsinda rigizwe n'inama nkuru y'itangazamakuru, itsinda rigizwe n'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere myiza, itsinda rigizwe n'ishyirahamwe nyarwanda ry'abanyamakuru, itsinda rigizwe n'abahagarariye ishyirahamwe ry'abagore bakora umwuga w'itangazamakuru, n'uhagarariye kaminuza n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura. Itsinda rikomeye ry'abantu twahawe n'inzego z'izo zose mvuze, none bakadufasha kuhitamo abantu koko babikwiye tugendeye
kubiza ya mirongo ngenderwaho niba koko ari umunyamakuru ufite ikarita imwemerera ko umunyamakuru, niba koko yarakoze inkuru runaka kuri icyo cyiciro cy'amahugurwa tugiye gutegura akabitwereka kuko yakoze ayo mahugurwa nako yakoze inkuru cyangwa ibiganiro, niba koko afite ubumenyi runaka bwazatuma koko yakurikirana abishoboye koko afite ubwo bumenyi, none tukareba nanone niba ibyo asobanura kuko tumusaba no gukora inyandiko sobanura mpamvu amahugurwa ngiye kwitegura cyane nshaka gukurikirana nzamarisha iki nimara kurangiza aya mahugurwa ngiye kujyamo, ese nzahindura n'imikorere yanjye, ese ni ihe genamigambi mfite mu kuzagaragaza ibyo nzakora, ni iki numva abankurikira kuri radiyo televiziyo cyangwa ibyandika nandika bazagira icyo bunguka nyuma y'amahugurwa. Ibi byose akabishyiramo, noneho iryo tsinda rikabijora rikabisesengura, noneho rigahitamo abantu koko ribona bazakurikirana amahugurwa. Ubwo buryo rero twashyizeho ni bumwe mu buzunganirwa n'ubundi tugenda duhanga kandi tugendera n'ahandi bakora imirimo yo kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru, kugira ngo twubake itangazamakuru biharanirwa gukorwamo cyangwa amahugurwa akorwamo n'abantu koko babishaka, atari wa uzavuga ngo gusa ndaje nicare nkurikirane nakora inkuru ntayikora nayakurikiye. Tugenda duca akajagari k'abantu nk'uko mwabivugaga bifuza gukurikirana amahugurwa gusa kuko bashobora kubonamo amafaranga cyangwa kwiruhukira, ariko turushaho kubaka ubunyamwuga mu mikorere no mu igenamigambi rigamije kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'abanyamakuru. Hanyuma wenda turagana hafi ku musozo, ikintu cy'abanyamakuru noneho ukabona umuntu arirwa kuri tele barakora inkuru ariko ntibafite ahantu baripotinga bareba namo babara nk'abanyamakuru, kandi wagikora ugasanga afite icyangombwa kigwemera ko ari umunyamakuru ariko aragenda gusa, ni wa wundi ushobora kugenda akagera ku muyobozi akavuga ati ibi ngibi nibitagenda gutya ndabitangaza, kandi ntafite naho ari bubitangaze. Bari muri bamwe batuma isura y'itangazamakuru igenda itakaraho, ugera ugasanga hari umuyobozi ukubwiye ati ndabamenyereye bari nuherutse kuza bigenda gutya. Abantu nk'abo ngabo bakora itangazamakuru badafite aho barikora ari ukugenda gusa ngo ndi umunyamakuru bambaye ikarita mu ijosi, aba bantu iki kintu ntabwo ubona ko ari ikibazo? Ni ikibazo, hari n'ingamba zo kubikemura. Ingamba zo kubikemura nk'ubu politiki igenga iterambere ry'itangazamakuru izavugururwa vuba aha, imirongo ngenderwaho y'iyo politiki nshya ivuguruye izazisimbura ya 2011 itanga imirongo migari izashingirwaho mu kunoza ivugururwa ry'inzego zigamije iterambere ry'itangazamakuru n'ivugururwa ry'itegeko rigenga iterambere ry'itangazamakuru n'ivugururwa cyangwa ishyirwaho ry'izindi nzego zizatuma turushaho guca akajagari mu itangazamakuru, harimo abarikoramo rimwe na rimwe bafite ibyangombwa ariko badafite ubushobozi cyangwa bwo gukora uwo mwuga kubera ko babihawe mu buryo butemewe cyangwa bwo kugira ngo uwamuhesheje icyo cyangombwa akaba ari umuntu umubwira uti ntanga urugero itangazamakuru ndagishinze maze kugishinga ayo munyamakuru akazi kubera ko ntafite ubushobozi bwo kumuhemba, ndamubwira ntereka nguhe uburenganzira bwo guhabwa ikarita, ariko none iyo karita izaba ari kubera umushahara wawe, azaba ari guhembye azaba ari mutuye. Yego, harabagiye bakora gutya. Bene abayisuka azatanga. Nta musaruro azatanga. Natwe dukora inama mu ntama nkuru y'itangazamakuru n'urugero ntanze, iyo dutegura amahugurwa n'urugero cyangwa ibindi bikorwa, umunyamakuru agomba gutanga umusaruro, agomba kutugaragaza igitangazamakuru akorera, tukareba ko cyemewe n'amategeko nk'uko urwego rw'abanyamakuru bigenzura na rura rubisaba. Tukareba niba koko ari igitangazamakuru kimaze igihe gikora inkuru. Urugero niba mpamagaye umuntu ngo aze kwitabira igitangazamakuru agihagarariye azitabira amahugurwa, nzamusaba ese amakuru heruka gutangaza nayaye, nkabireba koko ku rubuga yuko hari amakuru aheruka gutangaza kuko urubuga rurabigaragaza. Niba maze hafi nk'amezi 3 adakora, nkunzana mu amahugurwa azamarira iki? Igitangazamakuru ntigikora, nta makuru aheruka gushyiraho, amahugurwa nzamuha azamupfira ubusa kuko ntacyo azamarisha. Ibyo rero nabyo tubishyira mu byo tugenzura kugira ngo duca ku kajagari. Ikindi gisigaye dufatanyije n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura, nabo batangiye gushyiraho ingamba zo kunoza imikorere y'igenzura ry'itangazamakuru kugira ngo ako kajagari gacike, kuko inzego zose zagiye ziyubaka muri iki gihugu cyacu zashyizeho urubuga rusesuye mu mikorere, ariko rushyiraho n'amategeko n'amabwiriza arushaho guca akajagari mu mikorere. N'itangazamakuru ni kimwe niho tugana
kugira ngo turusheho kubaka itangazamakuru twifuza, kandi n'abakora umwuga w'itangazamakuru bawukore bawushima bawukunze kuko bashyigikiwe kandi utarimo umwuga utarimo akajagari. ari nabyo twifuziriza abiga umwuga w'itangazamakuru mu gihugu mu mashuri atandukanye ko batazacika intege, kuko hari bamwe bajya bavuga bati ndawigira iki ko mbona mugeramo nkabona icyo nkora cyangwa ntabona. Icyo ni ikibazo tureba ibyo rero turi guharanira nk'uko nababwiye muri politiki igamije iterambere ry'itangazamakuru iri kuvugururwa ku buryo ibi byose byatekerejwe, kuko byatanzwe ibitekerezo n'inzego zitandukanye n'abahagarariye abanyamakuru. Bivuga ngo biriya byo muri 2011 bishobora kuvugururwaho, akajyaho umuntu akajya akora umwuga w'itangazamakuru yarawize avuye mu ishuri rya kaminuza. Niho tugana, kuko ushobora kuba warize umwuga w'itangazamakuru ari wo wize nk'uko njye nawize, nk'uko abandi bawize namwe, ariko ushobora no kuba warize n'amategeko muri kaminuza cyangwa ishuri rikuru, ariko none ugasabwa gukora amahugurwa mu itangazamakuru kugira ngo ugere ku rwego rushimishije rw'umunyamakuru, kuko ntabwo ushobora kuba warize amategeko gusa ngo uvuge ngo ndaje mba umunyamakuru. Oya, ubu dufite n'abatazi kwandika ahubwo uretse n'abize amategeko dufite abiga abatarangije primaire. Ni nk'uko urangiza kaminuza rimwe na rimwe ukiga kaminuza ntushyireho umuhate umurava, ukarangiza kaminuza yenda ufite icyiciro nyine giciriritse cy'umuntu wize kaminuza, umuntu yagusaba kwandika niba ari we yandika akazi bikakunanira. Bene abo nabo turafite byagiye bigaragara, ariko turashaka ireme rigaragara by'abantu bakora umwuga uwo ari wo wose bawushoboye, bagaragaza ko bafite ubushake, bagaragaza ko bashaka kuzamura imikorere n'imyumvire ndetse no kwiteza imbere no kwiha agaciro. N'itangazamakuru niko bimeze nk'uko nari mbivuze. Inzego zose zigamije iterambere ry'itangazamakuru bifatanyije n'abanyamakuru n'amashyirahamwe yabo ndetse n'abafatanyabikorwa batwunganira bakaduha ibitekerezo n'uwo murongo bifuza, guha agaciro itangazamakuru rikwiye u Rwanda twifuza, rihesha agaciro abanyamakuru n'abanyarwanda, bityo noneho nk'uko tubyifuza ahari ubushake nta kizananirana. Wenda akona rifite kamwe nakajyanye wenda igiye mu banyamakuru bandi bo hanze cyane cyane mu bihugu byateye imbere, usanga abanyamakuru baho barifite ikintu cyo kuvuga ngo ndi umunyamakuru ukora ku nkuru z'ubuzima, ndi umunyamakuru ukora ku nkuru z'ubutabera, ndi umunyamakuru ukora ku bijyanye n'ibidukikije. nta mariburike dufite mu Rwanda, umunyamakuru akora byose. Ntabwo ariko tubyifuza, nibyo natangiriyeho mbivuga mu ncamake. Inama nkuru y'itangazamakuru mu kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru nyuma y'imyaka 5 imaze bikora guhera 2013 kugera muri 2018, turi gutegura icyo nakwita igenamigambi ry'imyaka 5 bigamije iterambere ry'itangazamakuru no kongera ubumenyi itangazamakuru no kubaka ubushobozi bwaryo, aho tuzibanda cyane mu gushyira imbere ubuzobere mu itangazamakuru. Nk'uko babivugaga, tukubaka itangazamakuru rigira imboni z'abanyamakuru bazobereye mu butabera, imboni z'abanyamakuru bazobereye mu buzima, mu kubungabunga ibidukikije, mu gutara inkuru zijyana n'ubukungu n'imari, mu bijyana n'iterambere rusange n'imiyoborere myiza. Niho tugana. Ubu turi gutangira kunoza neza inyandiko nsobanurampamvu abashakashatsi bazashingiraho kugira ngo baduhe icyerekezo nyacyo, banatugaragaza imfashanyigisho zizibandwaho. Nabyo twanatangiye kugira ngo tugire abanyamakuru kuko babisobanukiwe. Niba ushaka kuba umunyamakuru mwiza ukagerenda nk'ibintu bibiri wakwibandaho cyane, urugero ubutabera n'imiyoborere myiza n'urugero. Ibyo bize mu itangazamakuru baranabizi bya specialization ni module irimo n'intekerezo twabyigaga hari. Nicyo tuganamo ubu ngubu mu myaka 5 iri imbere mu kongera ubumenyi no kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Hanyuma wenda kadusoreze kuri iki ngiki, itangazamakuru ryigenga usanga rigaragaza ko ari ryo rifite ibibazo. Ubu usanga benshi bashaka gukora mu itangazamakuru rya leta kuko rifashwa na leta. Itangazamakuru ryigenga hanze hano ikintu rugaragaza bavuga bati ntabwo tubona amasoko. Usanga cyitwa isoko ryose rya leta rirajya mu gitangazamakuru cya leta. Ese niko bavuga ariko siko bimeze. Niko bavuga biravugwa ariko siko bimeze. Mushinzwe kubaka ubushobozi bw'itangazamakuru. Ese iyo mubona abo bantu bo muri prive bagaragaza ikibazo nk'icyo ngicyo, iki si nacyo gishobora gutuma batangaja umunyamakuru ushoboye bakaba bavuga bati reka dufate uyu mwana utazaduca amafaranga menshi kuko abanyamakuru bazi icyo gukora baraduca amafaranga menshi kandi ari ntayo dufite kubera turi kubahemba. Ibyo bikorwa n'umuntu ureba hafi, kuko hari ibitangazamakuru byigenga bifite abanyamakuru bashoboye banahembwa neza pe, barahari.
barahari si benshi ariko barahari bahembwa neza mu bitangazamakuru byigenga kubera ko ababishinze bazi yuko abanyamakuru bahemba neza bazabatangira umusaruro kandi bigaragara ko batanga umusaruro. Hari ibitangazamakuru nabyo byigenga byunguka ariko mwahura muganira bakarira. Ntazakwemerere ko yunguka kandi ubona akora kandi mukabibona ukabone ko akora kandi bigaragarira abantu bose. Hari yabakorana niyunguka da noneho oya ntabwo watera intambwe eshatu ngo utere eshanu usubira inyuma ngo ube ugihagaze oya cyangwa abananiwe mu barakora abafuza imiryango. Noneho rero hari n'abandi rero bakora mu bibazo koko ariko noneho nk'uko nazo mbivuga nuko nabigarutseho yaba tunabigarukaho kenshi iyo wakoze umushinga uri wose ugendana n'ibihe nyuma y'imyaka 5 ushyira mu bikorwa urisuzuma ese icyerekezo nari mfite ngitangira umushinga ese nicyo ngifite ese isoko nari ndimo niko rigiteye ese ibihe uko bigenda bihinduka ndagendana nabyo ese niki nahindura kugira ngo mbashe gukomeza gutera imbere ese mpindura umushinga nk'uko ikindi cyerekezo cyangwa ngo mbe muri uwo mushinga nkomeze mpangane n'ibibazo birimo. Ibyo byose rero hari ababikoramo ubwo bushakashatsi akisuzuma arangiza agafata icyerekezo gishya yarangiza akafatanya n'abandi akabireka ko afite ahageze akabashaka n'inkunga kugira ngo bakomeze urugendo. Ariko hari n'abandi rero bakomeza gutsimbarara none akarangiza aguye kubera iki kuko ntabwo agasinzira ahagaze aho yaryamye ntabwo yashatse guhindura imikorere imyitwarire n'imyumvire cyane cyane. Icyo nicyo kibazo dufite ariko buhoro buhoro abantu bagenda bahindura imikorere n'imitekerereze ariko twaba dufite icyizere kuko yaba inzego zishinzwe iterambere ry'itangazamakuru na leta icyo bifuza ni ko abantu bose mu nzego zitandukanye babarizwamo batera imbere kandi leta ikabigiramo uruhare n'abafatanyabikorwa bayo birumvikana. Tukaba dufite icyizere ko aho tugeze ni heza naho tugana ni heza icy'ingenzi ni ugugendana n'ibihe kandi tugaharanira guhinduka kugira ngo turusheho kugana heza twifuza turushaho guhangana n'ibibazo dufite kandi dushyira imbere cyane ubufatanye kuko nakimuhana kazi imvuriza. Yego turasoje rero ariko uko biri kose ntabwo twasoza mutagize ubutumwa mutanga muha itangazamakuru muri rusange nk'abantu muri hagarariye muri leta n'ibona bavuga gutyo mu birebana no kubaka ubushobozi bwaryo mu birebana no gutuma abanyamakuru bakora ibintu abanyarwanda kuko bifuza kandi bibafitiye umumaro. Twagiye tugira itangazamakuru mu Rwanda n'ibyo navugaga mu mateka y'itangazamakuru ntabwo nzi niba ryarakorerwaga nk'ibyo ubu mubasha gukorera abanyamakuru niba leta yararitekerezagaho itangazamakuru muri rusange ariko ubu ngubu nizihe nama mwaha itangazamakuru muri rusange wenda nko mu munota umwe kugira ngo dusoze? Yego abakora umwuga w'itangazamakuru nababwira yuko bafite umurimo w'indashyikirwa cyangwa w'intagereranywa ukomeye icyizere abanyarwanda babahaye. Nahoze mbivuga ko mu bushakashatsi ibipimo bitugaragariza ko itangazamakuru rifite icyizere cyane rihabwa n'abanyarwanda mu byiciro bitandukanye barizwamo ku kigero cya 75. Icyo cyizere mwahawe nk'abanyarwanda ntimugipfushe ubusa murusheho gukora igikwiye kigamije iterambere ry'abanyarwanda namwe ubwanyu noneho ubwo bufatanye bw'abanyarwanda n'itangazamakuru uzarushaho kutuganisha heza twifuza. Murakoze cyane rero turashimye ko mwitabira ikiganiro cyacu twizere ko n'ubutaha nitubatumira muzongera mukigora mukaboneka. Nzagaruka TV10 na Radio 10 ndisanga yego murakoze umushyitsi. Yego murakoze cyane. Turashimira mwese mwari mudukurikiye muri iki kiganiro birumvikana ikiganiro nakagaruka ariko ntabwo igihe gishobora kutwemerera ngo tuvuge ibyo dushobora kuvuga byose kuko bari byinshi ariko tugenda dufataho ubutaha tukazongera niyo mpamvu tuba dusabye umushyitsi wacu ngo nadukundira akagaruka kandi arabitwemereye. Turashimira ko mwabanye natwe reka dugushimire Sitio nawe ko wabanye natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane udusubiriza mu majyepfo nongera gusubira kandi ukomeze gukora itangazamakuru ry'umwuga. Nanjye rero ndabashimiye na Refurusha Sakizwera twari kumwe na Peacemaker Mugira Mihigo ni umunyamabanga w'ibikorwa w'inama nkuru y'itangazamakuru turagushimiye. Reka rero namwe tubararikire ibiganiro bya Radio na 10 bya Radio 10 na televiziyo 10 birumvikana byo birakomeza iki ngiki cyo no gutaha tuzongere duhure ku masaha nk'aya ngaya Imana ibarinde.